Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Ndifurije kugira umunsi mwiza. Munyemerere dusange amasomo atagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye kuri uyu munsi wa mbere. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yonasi. Ijambo ry'Uhoraho ribwira Yonasi mwene Amitayi riti: haguruka ujye i Ninivi, umujyi mugari, maze uyimenyeshe ko ubukozi bw'ibibi bwabo bwangezeho. Yonasi yashyira nzira, ariko agenda ahungira i Tarishishi kure y'Uhoraho. Amanuka ajya i Yope, ahasanga ubwato bwerekeje i Tarishishi. Yishyura urugendo, arabwurira ngo ajyane nabo i Tarishishi kure y'Uhoraho. Nuko Uhoraho ateza inkubi y'umuyaga mu nyanja, maze inyanja igira umuhengeri ukabije, ku buryo ubwato bwari bugiye gusandara. Abasare bashya ubwoba, buri wese atakambira Imana ye. Nibwo bajugunye imitwaro yose mu nyanja ngo borohereze ubwato. Ubwo Yonasi we yari yibereye mu bwato hasi, aryamye yisinziriye. Umukuru w'abasare aramwegera, maze aramubwira ati: ni kuki wisinziriye? Baduka utakambira Imana yawe, ahari iratwibuka maze twoye kurimbuka. Nuko barabwirana bati: nimuze dukoreshe ubufindo maze tumenye uwadukururiye iki cyago. Bakora ubufindo maze bufata Yonasi. Barambwira bati: ngaho tubwire ikikugenza, uraturuka he? Iwanyu ni he? Mbese mu bwoko uri umuki? Arabasubiza ati: ndi Umuhebureyi, nkaba nemera Uhoraho Imana y'ijuru, yo yaremye inyanja n'ubutaka. Aba bantu bagira ubwoba bwinshi, maze baramubaza bati: wacumuye iki rero? Bari bazi ko ahunze Uhoraho, kuko ubwe yari yabibatekerereje. Baramubwira bati: tukugenze dute kugira ngo inyanja itworohere? Kuko inyanja yagendaga irushaho kwicunda. Arabasubiza ati: nimunterure munjugunye mu nyanja, irahita iborohera, kuko ndabizi ni jye watumye umuhengeri ukaze ubabuza uburyo. Ba bantu baragashya bagira ngo bashyikire inkombe, bibi by'ubusa. Inyanja yarushagaho kwicunda ibarwanya. Niko kwambaza Uhoraho bavuga bati: Uhoraho, tubabarire twoye gushira tuzira kurwana ku buzima bw'uyu muntu utagize icyo adutwara, kandi amaraso ye ntadusame, kuko ari wowe Uhoraho wabyishakiye. Nuko bajuguta Yonasi, bamujugunya mu nyanja, nayo ihita icubya ubukana. Abantu bagirira Uhoraho igitinyiro cyinshi, bamutura igitambo kandi bamugirira amasezerano. Uhoraho ategeka ifi nini kumira Yonasi. Yonasi amara mu nda y'ifi iminsi 3 n'amajoro 3. Uhoraho ategeka ifi iruka Yonasi ku nkombe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Uhoraho Mana yanjye, ni wowe wazahuye mu rwobo ubuzima bwanjye. Ubwo nari mu kaga natakiye Uhoraho, maze aransubiza. Ubwo nari ikuzimu narahamagaye, wumva ijwi ryanjye. Wari waranjugunye mu ndiba y'inyanja rwagati muri zo, maze ngo n'umwuzure. Imivumba yawe yose n'ingashya byawe binyirohaho. Nanjye nkavuga nti: nciwe mu maso yawe, nzongera kureba nte ingoro yawe ntagatifu. Igihe nari nihebye nta mutima nkigira, nibwo nibutse Uhoraho, maze isengesho ryanjye rikugeraho mu ngoro yawe ntagatifu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe umwigishamategeko arahaguruka abaza Yezu amwinja ati: mwigisha, ngomba gukora iki kugira ngo ndonke ubugingo bw'iteka? Yezu aramubwira ati: mu mategeko handitsemo iki? Usoma iki? Undi aramusubiza ati: uzakunde Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose, n'amagara yawe yose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi uzakunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yezu aramubwira ati: ushubije neza,
ubigenza utyo uzagira ubugingo. Nyamara we kugira ngo yikure mu isoni abwira Yesu ati, ariko se mugenzi wanjye ninde? Yesu araterura ati, umuntu yamanutse i Yerusalemu ajya i Yeriko, maze agwa mu gico cy'abajura, baramwambura baramuhondagura, maze bamusiga ari intere. Umuherezabitambo aza kumanuka muri iyo nzira, aramubona arihitira. Haza n'umulevi, nawe aramubona arihitira. Nuko umusamariya wari mu rugendo amugeze iruhande, aramubona amugirira impuhwe, aramwegera apfuka ibikomere bye, maze kubyumuza amavuta na divayi. Hanyuma amwuriza indogobe ye, amujyana ku icumbi amwitaho. Bukeye afata amadenari 2 ayaha nyir'icumbi, aramubwira ati, umwiteho, maze ibindi uzamutangaho nzabikwishyura ngarutse. Muri abo uko ari 3, uwo ukeka ko ari mugenzi waguye mu gicu cy'abajura ni uwuhe? Umwigishamategeko aramusubiza ati, ni uwamugiriye impuhwe. Yesu aramubwira ati, genda nawe ugenze utyo. Bakristo bavandimwe, amasomo atagatifu tumaze kumva aratwibutsa ko tudashobora guhunga Imana, ntaho twahungira Imana, ko isi, inyanja, ubutaka byose ari ibyayo. Amasomo aratwibutsa ko koko gukunda Imana na bagenzi bacu bizaduha kuzagira ubugingo. Yesu rero araduhamagarira kuba abanyampuhwe. Mu isomo rya mbere twumvise amateka ya Yonasi ugenda ajya kure y'Imana, Yonasi ugenda ahunga Imana, ariko Imana ikamugaragariza ko ntaho yayihungira, ko ari kumwe nayo, kabone nubwo kumva ko ari kure yayo bimuha gutekana, nk'uko twumva ko yariryamiye yisinziriye yumva ko ari kure y'Imana. Imana rero iyo dushaka iratubona, kandi ishaka ko tuba ibikoresho byayo, dukwiye kuyemerera tukakira ubutumwa iduha, maze tukabukora tutiganda. Rimwe na rimwe kwigomeka ku Mana kwacu, kujya kure yayo, bidukururira ibyago byinshi, ndetse tukaba twavaho tubikururira n'abandi. Nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere, aba bantu bari kumwe nawe bibaza icyo yakoze. Icyo yakoze nta kindi ni ukugendera kure y'Imana, no guhunga uruhanga rwayo. Ariko Yonasi nubwo yahunze Imana ntibyakuyeho ko yayemeraga. Kuba rero yemera Uhoraho byatumye n'abangaba babasha kugira Uhoraho igitinyiro, bamenya imbaraga ze, kandi bituma bamutura igitambo, bamugirira n'amasezerano. Bivuze ko guhinduka kwabo kwaturutse mu kumenya Imana ya Yonasi, iyo itegeka byose bikaba. Mu Ivanjiri Yesu aratwibutsa ko gukunda Imana na bagenzi bacu ari byo kuzuza amategeko yayo, kandi ibyo bikaduhesha ubugingo bw'iteka. Ubu rero yabazaga Yesu amwinja, ariko twebwe tumubaze twifuza guhinduka, tumaze kwifuza kumenya ko icyo twakora kugira ngo turonke ubugingo bw'iteka. Kandi ubugingo bw'iteka nuko twakunda Imana, tugakunda n'abavandimwe bacu, tukabagaragariza urwo rukundo. Urwo rukundo rero ari narwo dutera kuba abanyampuhwe, nk'uko twabyumvise mu Ivanjiri n'ubundi, aho Yesu adusaba kuba abanyampuhwe nk'uyu munyasamariya. Yarushije umutima mwiza Abalevi n'abaherezabitambo biyitaga abantu bakomeye mu bijyanye no gukurikiza amategeko y'Imana ndetse no kuyimenya. Ariko uwo musamariya mu kwita k'uyu muvandimwe wakomeretse, mu kumuha umwanya ndetse no kumufasha muri byose, yabashije kuba mugenzi we byuzuye. Natwe rero tube abanyampuhwe nk'uko Yesu nawe ari umunyampuhwe, dufasha abantu kurushaho kumumenya, kandi abatubona batumubonemo Yesu, Yesu ubakiza, Yesu ubahumuriza, Yesu ubitaho, Yesu ubakomeza. Dusabe Nyagasani ingabire yo kurushaho kumenya ko ubuzima bwacu ari impano ikomeye, kandi gukunda Imana na bagenzi bacu, kuba abanyampuhwe nibyo bizadufasha kuba abakristo nyabo. Nyagasani Yesu nabane namwe.
shobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.